Yes alright ngo mumeze mute rero byifashe bite dukomeje kwiga igiswahili icyongereza ndetse n'ikinyarwanda uko bucya uko bwira niko impinduka zigenda zibaho kuri buri umwe wese uguma kudukurikirana 5 kwa 5 burya iyo ushaka kugira ngo ikintu kikubyarire umusaruro nuko uhozaho ukaguma ugikurikirana 5 ku kandi ngo bimeze bite rero iki ni igiswahili ni icyongereza ni ikinyarwanda aho tugenda twiyungura ibintu byinshi amagambo menshi agiye atandukanye uyu munsi rero twabazaniye ijambo ryitwa mu giswahili asante. Yes, ndatekereza neza yuko iryo jambo atari bwo bwa mbere uryumvise hari ukuntu bari kuvugana n'umuntu agahita akubwira uti asante. Yes, reka rero twivugire kuri asante. Ese asante ngo bimeze bite bisobanuye iki? Njyewe uri kumva ndi Hozaho, channel yo iracyari Hozaho TV. Yes alright, nkubwira uti niba utarakora subscribe kanda subscribe tuzajya ucikwa n'amagambo na video zacu tugenda dushyira kuri YouTube buri munsi. Kiswahili iyo bavuze rero ijambo asante mu giswahili English mu cyongereza baba bavuze ngo thanks. Yes, mu giswahili bavuga asante, mu cyongereza bakavuga thanks, noneho mu kinyarwanda bakavuga urakoze. Yes, nekereza ko neza umaze kuryumva noneho iryo jambo ritazongera kugucanga umuntu najya kubwira asante jya wumva yuko mu cyongereza akubwiye thanks wumve ko mu kinyarwanda akubwiye urakoze. Ngo bimeze bite rero reka twirebere ijambo ryacu rya kabiri tugufitiye uyu munsi rero tugufitiye ijambo ryitwa muntu mu Kiswahili. Muntu yes niko bavuga mu Kiswahili. Noneho iri jambo mu cyongereza baravuga ngo ni person niko basoma person. Mu Kiswahili ni muntu, mu cyongereza akavuga person. Noneho mu kinyarwanda ho bahita bavuga ngo ni umuntu. Yes, umuntu. Kiswahili muntu, English bakavuga person, then kinyarwanda bakavuga umuntu. Yes alright, nkubwira ngo rero channel iracyari Hozaho TV, igiswahili, icyongereza, ikinyarwanda twibanira. Ese ngo bimeze bite aho muherereye ahari hose wajya ukurikirana channel yacu ukabasha kwigira indimi rero zigiye zitandukanye. Icyo usabwa rero ni uguhozaho ukanda subscribe twikomereza twiyungura twigira ubumenyi twunguka ubwenge bwinshi bugiye butandukanye mu ndimi. Ushobora kuvanga ukajya mu gihugu bakoresha igiswahili bakaba bakubwira ibintu ukabyumva. Ushobora kuvanga ukajya wajya wenda ahantu bakoresha English mu Bwongereza ukaba wabasubiza. Ciao turabakunda cyane.